dore abana sikia Kajuri abimeze bite arakuzanira neza cyane sikia Kajuri aje neza cyane mu ndirimbo nziza cyane yabo aba bana reka tubarebe abana bafite talent nyamara abana mujye mubashora mu mufungura reka uzureba impano y'abana sasa hakuno abana barabyina byo kona Kajuri dore umwana wowe ari n'amagezi umwana kona dase kona dase none narababwiye we dore abana bari n'ubukoryo wowe va ku giti dore umuntu noneho uyu muziki kumeza cyangwa se buriya filime imeze itera nawe wabyibaza kabisa mbega abana we mbega urwego we iwacu zirakamwa ibyo mbibibutse dore Kajuri ariko aka kana gato mureba imbere bakita Kajuri jya kuri YouTube wandike Kajuri urakabona nk'uko udashobora kwandika biriya mu byose ngo mbure dore abana wowe dore abana uyu munsi naje we mbibutse kugira William Bakagane ni William ukigarutse wa musore usa na Yesu nk'ibisanzwe mumaze kumenyera cyane nta nubwo bikira amakemwe cyangwa gukenga cyangwa gutekereza cyane right kama mbaya tuko pamoja uyu munsi rero mbazaniye akameze gati muribuze kukabona mu kanya gato umusore ahenze na Josephine kuva Nigeria ndabakuzaniye abana bato cyane bakoze ibikorwa by'indashyikirwa muribuze kubona ngayo nguko dukomeza sasa rero abana baraguha umuziki wowe sikia ati nuko kona aka karirimbo by'umwihariko ngatura Justin Mbavundogo siwe Mbavundogo kahita ndabeshye naho rero yese nuko rero reka twitangirire icyatuzanye mwaryohewe none reka nitangire nk'ibisanzwe nitangire filime icyanzanye tangire hakuno n'umwiza urimo araseka cyo yakeye neza imereye neza ni mu muhanda hakuno hakuno sasa umwana ukagenda hakuno hari undi mwana w'umuhungu wambaye gutyo umwana w'umuhungu umeze cyo ntabwo tumuzi nta n'izina rye turamenya ndetse n'umwana w'umukobwa nta n'izina rye turamenya mbibutsa ko mugomba kumbona kwa Sobone by William byose nimero ni 07808381 nizo nimero zanjye kana kagahungu karaza gapfukama hakuno gatera ivi mbega ububwa kaba kamuhaye ururabo buriya nuterera umukobwa ivi burya hazabona uri dawuniye uri munsi y'ikirenge cye ntabwo azigera kubaha nta n'agaciro azaguha umwana w'umukobwa afata ururabo ararwitegereza arareba se nkawe koko nta nkweto nta shati koko Justin nkawe wajyagahe mujye mwitondera ibyo mukora umwana w'umukobwa arareba yitegereza umwana w'umuhungu guhera hasi kugera hejuru urushye mama we abamukubise urushyi ese bimeze bite mu ndebere namwe amasadunda y'iki gihe umwana w'umuhungu asa nawe yari ari gupropose urukundo ariko nyamara nubwo nta mafaranga ntabwo wagakwiye gusuzugura umuntu ngo nuko ari umukene cyangwa se uko ameze mwubahira uko ari icyo ari cyo nibyo bimugira uwo ari we nyine were kumva ko ubwo ari umukene utakundana nawe hakuno umwana w'umukobwa arumirwa burya siko abakobwa mwese ari babi nta nubwo abakobwa bose ariko ari abahehesi cyangwa se ari abantu bakunda amafaranga umwana w'umukobwa yaje hakuno amutegera ikiganza ntabwo abana bose ari babi b'abakobwa ndetse nk'uko n'abahungu bose atari babi umwana w'umuhungu yuburuye amaso arebye abona ni nyiramwiza nyiramutemba-shyushyu yaraje amuha akaboko aramuhagurutsa amaze kumuhagurutsa amubwira ati fata ahangaha ntaribi ntabwo abana bose b'abakobwa ari babi kuko n'abana b'abahungu atari babi nyamara umwana w'umuhungu yari yakunze nubwo bitamugendekeye neza ariko yari yakunze umwana w'umukobwa aramwitegereza aramubwira ati buriya nibyo mbabwira ujye ukunde n'umutima wawe ati ngiye ngufite ku mutima umwana w'umukobwa ari gukoresha amarenga ati wowe ntugire ikibazo
ngiye hano hirya gato, ubundi ndaje nkwereke duhurire hano hirya gato ndaje. Umwana w'umuhungu araza atoragura akarabo ke, amaze gutoragura akarabo ke yaraje hakuno ati nkwata wano, ati nkwatako, amufata akaboko baragenda. Umwana w'umuhungu bidacika ngaza hakuno sasa tangira kuba yasuka amarira, nubwo ay'umugabo agwa mu nda hari uwo binanira akayasuka hanze. Tangira kwibuka propoza ye ya mbere ukuntu byagenze, yibuka amukubita urushyi umbwira ati makaku nkawe Justin, ati ntacyo waza umbwira. Nyamara Justin yari yakunze. Josephine araza hakuno, ati se bimeze bite koko, ati uzahora gutyo ubu bigeze ryari, tireka kwigunga ndahari, I'm here for you, nanjye mpari ku bwanyu. Bana b'imihanda kagafilime nk'abatura, by'umwihariko abantu b'Igisenyi Rubavu, za Kanembwe, za Karukogo, mwese yo kure mu byaro ndakabatuye. Se n'abantu b'Imajengo namwe ndabakunda cyane, by'umwihariko Sonia we kakugereho. Sonia aho ngaho Imajengo ku musigiti ndakuruzi, nawe kakugereho neza cyane. By'umwihariko n'abantu bari hakuno mu Gatenga namwe ndabasuhuje, hafi yo kwa Roki aho batangiye kuza bakwerekera, baza hakuno muri shopu arebe ko yamugurira utwambaro, kuko nta n'umwambaro yambaye. Umwana ari hanze, ari habi, ari mu buzima bubi, bigaragare ko nta n'umuryango agira, kuko nta n'umubyeyi we twigeze tubona kuva filime yatangira. Yaramuzanye hakuno muri shop icuruza imyenda ya William byose, abe yamugurira imyenda, dore ko ariho honyine hari umusore usa na Yesu hacururiza, nta wundi muramuzi ni William. Haraza aramupima ataka ngaka kagukwira, Mungu ati oya, ataka gashati se ko mbona kagufashe hari sawa. Umwana w'umuhungu ataka niterebye, ati nanjye nayamanitse ndemeye, nukuri ahubwo kabike tugende batatwishyuza kabiri. Ahita aza hakuno afata utwo kurya, cyane ko nk'aba bana baba badaheruka no kurya, baba bifitiye n'inzara, baba bamaranye igihe kirekire. Umwana atangira kurya gutyo, nuko mumubona namwe murabibona. Justin hakuno ubanza ataranaheruka kurya, ariko umwana w'umukobwa mureba, umwana w'umuhungu atangira gukubitamo agashati bamuguriye kwa William byose industry, arangije arakambara afunga ibifungo neza. Hari wari waza ngo mwamamarize? Ntawe uzaza nkamwamamariza azampamagare kuri 07803831. Ubundi tumwamamarize bigenze neza cyane. Hanyuma umwana w'umuhungu araza amaze guteramo agasitire ke, buryo umuntu wese yicwa n'umukino pe, ndabibonye. Urabona umwana w'umuhungu adahise agaragara neza. Umwana w'umuhungu atangiye gutambuka arerekera hakuno, arerekera umwana w'umukobwa hakuno. Ibyishimo nawe ni byinshi, yategereje umwana w'umuhungu ngo bagire aho bajyana. Abirindutse amurebye abona umusore ntaribi, umusore ntacyo atwaye. Umwana w'umukobwa biramunezeza, bafatana akaboko batangira ko bakwerekera. Umbaze ngo bagiye he, bimeze bite, mambo vipi? Justin nuko bamuremeye ubuzima, batangira kumwerekera nawe Kayitare. Ariko mba nkobona n'umwana w'umukobwa yamuzanye hakuno, amutungira urutoki amwereke rya sadunda rya kera, rimwe ryamukatiye, rimwe ryamukubise urushyi ari haye ururabo. Abahuze nibaje kubahuza ngo bongere basubirane ntabwo mbizi. Arangije aramwereka ati dore ngabo. Umwana w'umuhungu nawe araza yerekera, ni nko kumubwira ati niba ushaka genda mwongere musubirane mukundane ntaribi, nge ntacyo ntwaye, nge ntaribi. Nyamara mbibutse umwana w'umukobwa bisa naho yari yikundiye umusore. Umwana w'umuhungu yarerekeye, nuko Justin yerekeye, amaze kwerekera araza hakuno, aza satira aho yikupura iri. Abandi barimo bararya selfie. Kayitare hakuno ari kurya selfie na sheri we. Sasa umwana w'umukobwa abonye umuhungu atangira kumwibuka, yibuka ko hari umwe bahuye akamuha ururabo, yamara kumuha ururabo undi akamukubita, ava hasi ageza hejuru arareba abona n'ibintu bidasanzwe. Nawe wakwibaza
uyu mwana w'umuhungu ko yari ari umukene, ari umuntu wambaye ibintu bisa nabi ari ku muhanda, ese akize mu mwanya unganikiwe. Atangira kwitegereza sheri we nk'amasadunda rero yose uko amera, buretse uraje undebere hakuno. Josephine akomeza abireba, Josephine wacu abirebera hakuno bidaciye kanga, isadunda sibwo giyatse umwana w'umuhungu bari kumwe. Mana we, dore amaninja mama we. Arangije araza asatira Henzi, aramureba. Henzi nawe araseka aramwenyura. Umwana w'umukobwa araceceka ariko akomeza kwitegereza umwana w'umuhungu. Ntibishoboka, impossible. Ese bimeze bite? Ese umwana w'umuhungu agarutse gukunda bwa kabiri, bimeze bite? Josephine akomeza amureba, ariko ukuntu ari kureba bisa naho yafushe. Umwana w'umuhungu hakuno nawe akomeza arya indimi n'iminwa, kahita arehanagura mu maso. Ariko nk'abantu bakunda, Josephine yakase bimwanze mu nda, aragenda. Ariko nyamara niwe ubahuje, wibuke. Ntumbaze ngo abikoreye iki, ese bimeze bite? Umwana w'umuhungu akomeza yitegereza. Josephine akatari no kurira, mama we nyagasani. Bigaragare ko umwana w'umukobwa yari yakunze, yakase ari kurira, agenda atabishaka. Ntumbaze, bigaragare ko yakunze, ariko mu by'ukuri ntiyavuga ko yakunze. Umwana w'umukobwa nawe hakuno araza, niba aje guhinduka, niba bimeze bite, yitegereza Henzi. Ariko mwibuke nyamara bari kumwe na sheri we nanone, amusiga wenyine. Henzi ubugira kabiri akura akaraba mu mufuka agahereza umwana w'umukobwa. Ese agarutse kongera gukunda, ibaze ko ibya mbere byamubayeho ntiyashyirwa, arongera aragarutse. Ese hano noneho birarangira bite? Josephine hakuno nawe asaba Imana ati, Mana yanjye mfasha, ati ndamukunda cyane. Ntumbaze ngo ninde akunda, ariko namwe murabibona. Ahita yibuka amuha akaboko amuhagurutsa. Josephine hano araza arigunga, atangira kwibuka iminsi mike yabanyuranyemo, ibihe bagiranye bike, atangira kwibaza byinshi. Kandi nyamara ni nawe ubahuje. Ese kuki abikoze? Ese biriya bintu bishatse gusobanura iki? Ese biraherera he? Josephine akomeza bireba. Hakuno abari mu rukundo nabo rurimo rurajya mbere. Henzi araseka, umwana w'umukobwa nawe arishima, ariko hakuno sinzi icyo bigiye ininja hakuno ikomeza kwishima, iraseka. Hanyuma hakuno itega amaboko iti, Henzi ntureba ko ari wowe noneho mugabo nari ntegereje, ngwino ngwemo. Henzi nawe arambura amaboko, nyagasani urushyi hakuno we. Yewe data we, Henzi ntabwo yagohereza urundi utabitekereza se. Henzi nanjye ndiwe ntabwo namuhereza, nanjye ndiwe mwabantu mwe sinamuhereza. Nawe uri kureba iyi filime, ese wowe wakongera gusubirana n'umukobwa umeze utya? Ese umukobwa uhemukiye wowe agahemukira n'undi bari kumwe, hajya wazagukunda? Nimujye mureba kare basore, mujye mureba iyi filime. Ari nayo mpamvu bavuze ngo I can't love you again, ati ntabwo nzigera nongera kugukunda, byararangiye. Ariko nje ndabakunda, love you so much, nje ndabakunda cyane murabizi. Umwana w'umukobwa agaruka hakuno kuri wa musore yarakatiye, atangira kuza muririra. Umwana w'umuhungu nawe sinzi niba bigiye kugenda biti. Umwana w'umuhungu nawe nawe urushyi rikivuga rite be sorry y'amajwi yabo nawe yamwongeje urushyi we. Uyu mukobwa araziriye we. Niyo mpamvu rero mwabakobwa mwe mujye mwiyubaha, muniyubahishe, kugira ngo wubahe cyangwa wubahwe ni uko uba ugomba kwifata neza. Umwana w'umuhungu agaruka hakuno ati, Josephine we, bebe pucuri wanjye, akamarayika wanjye, Angel. Hakuno hari ikinonoso cyanditseho ndagukunda. Ntabwo baratwereka uwakizanye we. Uwakizanye ninde? Bimeze bite? Ese ninde ukimuzaniye? Ariko Mana we, Imana igira neza koko. Mbega ibintu bibaye ku mwana w'umukobwa. Bakobwa mwigireho, mubonye ibibaye hakuno. Burya Henzi wacu ni waruzanye igipupe uko bigaragara kose, kuko nta wundi muntu ufitanye umubano n'uyu mwana w'umukobwa Josephine.
Josephine wacu hakuno yatangiye kuba yamwenyura yigarurira icyizere bigaragare ko abonye ibidasanzwe we. Ibidasanzwe ni ibiki abonye ikinonoso nyamara ubwo wirukurira cyagiye wihebye nibwo ibyawe biba bikiri mu nzira birimo biraza nk'uko nabivuze. Henzi yaraje avuga ati I'm coming back for you, ati ndakugarukiye n'ukuri, ati ndakugarukiye I'm back for you, ati ntabwo uzigera umbura, ntabwo nzigera njya kure yawe, ati Henzi we Josephine we. Nuko disi urukundo burya ni rwiza. Henzi wanjye Josephine wanjye bimeze bite? Umwana w'umukobwa arerekera hakuno araza aribwo na filime yacu mbishatse nkabivuga ko igiye kurangira cyangwa igeze ku musozo. Ntabwo buriya naba mbeshye, araje aramuhobera. Nyuma yo kumuhobera bivuze yuko umusore usa na Yesu nanjye ngiye kuva ku isi nkisubirira mu ijuru. Ubwo se agasobanuye kazaba kandewe ko mbona nta bandi bagasigayemo. Kayitare nubona ntakiri ku isi ubwo nzaba naragiye mu ijuru. Ngo murankunda we ngo murankunda niko bambwiye, ariko nanjye ndabakunda. Niyo mpamvu nambawe ubwiza nari mfite mu ijuru ndavuga reka nza hano ku isi mbarebe mbasige ku mavuta.